Basi reka dukomeze noneho n'amakuru yacu ugiye kukubwira uburyo ki Diamond na Harmonize biyunze. Ubundi abahanzi bajya gutandukana baratandukanye muri 2021-2020 gutyo, aho bapfuye indirimbo cyane cyane yamenyekanye nka Kwangwaru. Indirimbo yitwa Kwangwaru indirimbo yakozwe na Harmonize yarayikoze abona ni mega hit. Mu kuyikora abonye ni mega hit abwira Diamond Platnumz ati namushakira uburyo yahura n'abahanzi mu bihugu bikomeye nka bari Nigeria, Burna Boy ko bazi mu ndirimbo bakora. None Diamond Platnumz yumva injyana y'indirimbo, yumva verse, avuga ati indirimbo ni mega hit, reka tuyikorane. Diamond akajya yitwaza amubwira ngo bari abahanzi kubabona biragoye, ariko Harmonize akamubwira ati ngiye uko byagenda kose barabanzi niwe nshaka duhurana muri indirimbo. Diamond Platnumz noneho we akajya yikubira ashaka ko indirimbo ayijyamo, akajya amubwira ati kubona abahanzi ntibishoboka, ahubwo reka tuyikorane. Harmonize niwe kubera yayoborwaga kandi Diamond ari we nyiri rebo, ari we nyiri Wasafi, ntabwo ari kuburana. Yahise abyemera nyine nubwo bayikoranye Harmonize atabishaka. Mu kuyikorana Diamond Platnumz bamaze kuyikorana, ariko nyine Harmonize atabikoze ku bushake, kuko ashaka kuyikorana n'umu-Nigeria danga indirimbo ibe hit. Nubwo indirimbo yabaye hit ariko ntabwo byabaye ngo Harmonize yabyifuzaga. Harmonize ahita bikubitaniraho nuko ngo yakoraga indirimbo Diamond agatwara amafaranga menshi kumurusha, akamugenera ibintu nk'ibyo. Harmonize avuga ati umuntu turi kumwe sinagera ku iterambere. Harmonize aramucika, baratandukana, ajya gushinga studio na label itunganya imiziki n'amashusho. Diamond asigara wenyine, bakajya batangira no guhangana. Mu gutangira mwihangana ryabo Diamond Platnumz bakajya avuga ati nurenze abafana be, Harmonize avuga ngo nurenze abafana be. Noneho Diamond Platnumz urabazi bose n'abasilamu. None ejo bundi nibwo babatumiye ahantu bose ari abasilamu bagiye gufotora, kwa nyine abasilamu barafotoye bafunze, bagiye gufotora barahahurira, barabunga baba inshuti. Izo video zose uri kubona niko byagenze. Nanjye ngiye kukwereka izindi video n'amashusho wirebere ko byagenze. Bari kwenjoying iftar bose bafunze, bariyunga barabunga. Ariko nyine mubwira ko ikintu bapfuye ari icyo. Ciao usaba yuko rero wakora subscribe, like, comment kuri channel yanjye. Channel ni yanjye, ni yawe, ni ya twese, so dufashe support please. Ciao. السلام عليكم يا شيخي. السلام عليكم. شيخ نصيب. نعم نمشي. watu wa maana kabisa, good love. Watu wa maana kabisa. Salamu safi kabisa. Watu wa maana kabisa, watu wa maana. Sawa, ndugu yangu kabisa.